N'amakuru ababaje cyane azindutse avugwa muri iki gitondo, n'ibibereye mu karere ka Rutsiro birababaje kandi biteye n'agahinda. Ibibereye muri kano karere, mbese n'ibiki byaba bizindutse bivugwa muri kano karere ka Rutsiro ko byongeye kubabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Rero byinshi urimo uragenda wibaza byerekeranye n'iyi nkuru nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho umusore wo mu karere ka Rutsiro wacukuraga amabuye y'agaciro afunzwe akekaho gusambanya umwana w'imyaka 12 amusanze mu ishyamba aho yari ari gutashya inkwi zo gucana, akabanza kumushukisha ikigage kikamusinziriza ubundi akabona kumufata ku ngufu. Ibi byabereye mu murenge wa Rusebeya, akagari ka Ruronde, mu mudugudu wa Nyamibombwe, aho icyaha cyekwaho yagikoze kuri iyi tariki ya 2 Kamena, ubwo ni ku cyumweru, ariko atabwa muri yombi kuri uyu wa mbere mu gitondo nyine cyo kuri wa mbere tariki ya 2 Kamena 2025. Iyi nkuru kandi yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye bayitangaho ibitekerezo, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusebeya Niyodusenga Jules mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, maze yemeza aya makuru agira ati: abana bari bagiye gutashya inkwi zo gucana ari babiri hafi y'ahacukurwa amabuye y'agaciro, bahasanga Nkundiye, ubwo ni uwo mugabo wasambanyije uwo mwana, abaha ku kigage basa nk'abasinda, abereka aho baba baryamye, umwe akanguka amuri hejuru arimo aramusambanya. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko uwo mwana yaje kubivuga ari nabwo uyu musore yatawe muri yombi. Ati umwana umwe nibwo ari we uvuga ko yasambanyije, bose bahise bajyanwa kwa muganga igitaraganya ngo bitabweho n'abaganga kugira ngo barebe niba nyine nta ndwara uyu musore w'inkoramahano w'inkorabusa yaba yateye aba bana yasambanyije. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge kandi yaboneyeho kwibutsa ababyeyi kuba hafi y'abana, cyane cyane abakobwa, bakabigisha kwirinda ibishuko nk'ibyo byabaye kuri abo bana bari barimo baratashya inkwi. Uwo musore rero wakoze ayo mahano kuri ubu ngubu afungiwe kuri sitasiyo ya Rusebeya iherereye muri ako karere ka Rutsiro. Abagiye batandukanye benshi cyane bagiye bagaruka kuri iyi nkuru yiteye akababaro, iteye agahinda, y'uyu mugabo wafashe uyu mwana w'imyaka 12 maze amukorera ibyafurambi, aramusambanya. Ari nk'uwagize ati n'ukuri uyu mugabo agombe ahanwe byihanukiriye kuko yakoze amahano byonyine no guha ibintu nk'uwo mwana bikageraho asinda, icyo nacyo ni icyaha, noneho warangiza ukanamusambanya. Ati rwose uyu mugabo wakoze ayo mahano agombe abihanirwe n'amategeko, ati yakoze amahano mabi cyane. Hari n'undi nawe wagize ati ariko ngewe bijya binyobera gufata umwana w'imyaka 12, wowe uri umugabo ufite imyaka myinshi cyane, ntundi kubera icyo ufata ako kana uba warabuze undi muntu mwakora ibyo ngibyo kandi wujuje iyo myaka. Ati rwose bano bantu babakora ibyaha nk'ibi ngibi babangiza
isura y'akarere kacu bagomba guhanwa byihanukiriye mu gihe icyaha bakekwaho kizaba cyabahamwe. Ati kandi bigahita bibera n'abandi isomo baba bakora ibintu nk'ibi ngibi cyangwa baba barabigambiriye. Murumva rero ko ari ibitekerezo byinshi cyane byagiye bigarukwaho na bano baturage batuye hano mu karere ka Rutsiro. Reka rero dusoreze hano n'iyi nkuru, gusa niba ari ubwa mbere dusuye nyarukira munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujyaho uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye, kandi namwe ntimwibagirwe no kuduha ibitekerezo byanyu kuko nabyo ni ingenzi.